Ese ujya wibaza ku ijambo riri mu Baroma igice cya 15 ku murongo wa mbere havuga ati twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye kitwinezeza. Kabiri, umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Gatatu, akavuga ngo kuko Kristo nawe atinejeje nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Ni ukuvuga ngo nshuti muvandimwe, Yesu niwe cyitegererezo cyiza cyo kwihanganira abadakomeye, cyo kwihanganira abanyantege nke. Nimba muri mu murimo runaka, muri abantu barenga babiri cyangwa muri babiri, intege nke z'abantu ntimutegerezwa kubona nk'aho ari iciye canke mukabona ko abo ngabo bakwiye kuva muri mwe. Aho gutegerezwa kutinezeza imbere ye, ugaca bugufi ukamukomeza, ukamusingira udakomeye, ukamusingira uri udafite intege, ukamutera intege, ukamunezeza, ukamubwira amagambo meza, ukamukomeza, ukamubera ukwiye kumubikira ibanga. Yego umuntu yoteshuka, ariko n'umwe muri mwe utegerezwa kutinezeza kubw'amafuti ye, ahubwo ukababara ku bwayo. Ijambo ryatubwiye ngo kuko Kristo nawe atinejeje, ati nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Inshuti yawe bayivuze nabi, wowe bikugeraho nawe urinezeza, ubona ni ngombwa ko aseba. Aho umuntu aba yihenze. Ariko dukwiriye kuba intege z'abadafite intege muri twe. Mu murimo turimo wose, uwo dusangiye igikorwa runaka, umunyantege nke tumutera intege, tumuhagurutse, tumugire inama, tumubere abagumyabanga, tumubikire ibanga rikomeye. Murakoze cyane. Mbifurije umugisha kuri uno munsi. Urebye video Imana umugisha. Murakoze.